Ndabasuhuje. Mu buzima bwacu bwa buri munsi hari abantu bamenyerewe, hanyuma hakaba n'abatamenyerewe. Hari abakunda kwiruka ku mafaranga, hanyuma hakaba hari n'abayakorera. Ariko se nanone ni igiki gitandukanye umugabo wubashywe n'udafite agaciro? Ese ni igiki gituma abandi batinywa, abandi bagafatwa nk'aho ari abantu basanzwe? Nimba wifuza igitinyiro, icyubahiro ku mafaranga ndetse n'inama, reka tubivugeho. Mugabo wa nyawe agomba gushyira mu rwego rwo hejuru uburyo atekereza. Icyo ugomba gukora, ishyire mu muryango w'ibikomeye, ntutekereze nk'abantu basanzwe. Ugomba gutekereza nk'umuntu ufite icyubahiro, kandi ugomba kureba isi mu buryo bwagutse. Jya unabanza wibaza uti, ese umuntu w'igihangange muri iki gihe yakora iki? Ikindi kandi, iga ubwenge bw'abakire, usome ibitabo by'abakire, wiga amateka yabo, witonde ukore analize y'ibitekerezo byabo. Ikindi kandi, ugomba kubaha ijambo ryawe, ko icyubahiro cyawe kidatana no kuba umuntu w'icyubahiro udatana n'icyo yavuze. Reka mbaho urugero. Menya ko amafaranga ategura umugabo ufite icyubahiro. Amafaranga si icyo ugomba gukurikira, ahubwo ugomba kumenya ko ari ibintu bigomba kugusanga. Ugomba gukora ibikorwa bifite agaciro, aho kugira ngo ukore ibintu bidafite icyo byungura abandi. Ugomba gushakisha no gukora ibikorwa bifasha abandi, bikanatanga amafaranga. Ugomba gushyira igitekerezo cy'ubwenge mu mishinga yawe, ukanamenya ko amafaranga aturuka ku bitekerezo, adaturuka ku mirimo gusa. Ikindi kandi, ugomba gukora ku buryo ukora nk'abantu badasanzwe. Muri make, ntugomba gukora nk'abandi. Nimba ushaka kubyumva neza, tekereza kuri ibi. Ugomba kumenya ko amafaranga n'icyubahiro bitaza ku muntu usanzwe unakora ibintu nk'uko yari asanzwe abikora. Icyo ugomba gukora, ugomba guhanga udushya, ukabona ibintu mu buryo bushya. Nanone kandi, menya ubwenge bwo gutera imbere. Ugomba kumenya ko umuntu wese wubashywe afite ikintu akora ndetse gitandukanye. Rero menya umwihariko wawe maze uwukomeze. Muri kano kanya, nimba uri kunyumva, ugomba gushyiraho ibiranga umugabo wubashywe. Nimba kandi ushaka kubyumva neza, tekereza kuri ibi. Icyo ugomba gukora, ugomba gushaka imyambarire iguhesha icyubahiro. Icyo ukwiye kuba wamenya muri kano kanya, ugomba kumenya ko uburyo wambara bitanga ubutumwa ku bandi. Mu magambo make, nimba ushaka kuba umugabo w'icyubahiro, ambara neza, ukomeze isura y'icyubahiro. Umva ikindi kintu ukwiriye kwitaho, ita ku buryo uvuga, kuko umugabo ufite icyubahiro atavuga ibyo abonye byose. Umugabo ufite icyubahiro amenya kuvuga amagambo make kandi afashije, anakubiyemo ibisubizo by'ubwenge. Umva icyo utagomba kwibagirwa muri ibi. Menya guhitamo abo muganira n'ibyo muganira. Unamenye ko utagomba kuganira na buri wese ubonetse, cyangwa se wishore mu bintu byose. Menya guhitamo ibiganiro n'abo uganira nabo, ndetse bafite icyo bakungura. Icyo udakwiye kwibagirwa, umugabo wa nyawe agomba kumenya gucunga ibanga ry'ubwenge bwe, power of secrets. Muri make, ntugatanga amakarita yawe yose. Muri make, umuntu uzi iby'ubwenge byose ntabisohora hanze. Nanone ugomba kugira umugambi ukomeye, ariko icyo utagomba kwirengagiza, uwo mugambi ugendemo bukeya, ko hari imishinga y'ubwenge uba utagaragaza vuba, ahubwo ugomba kuyikorera mu ibanga. Umugabo wa nyawe kandi ntagomba kuvuga byose, ahubwo umugabo ufite icyubahiro, igitinyiro, niyerekana buri kimwe cyose akora. Ibanga ry'ubwenge riri muri ibi ngibi maze kukubwira, nuko umugabo wa nyawe iyo atavuga byinshi, nuko abantu baba bashaka kumenya byinshi kuri we. Rero ugomba guharanira kugira ikintu gihora kigushakisha, kuko umuntu wubashywe ahorana ikintu abandi bose bashaka kubona cyangwa se kumva. Icyo shaka kukubwira mu magambo make, reka abantu bakwibazeho, kuko nawe urabizi ko hari ibintu ushobora gukora bikagutera icyubahiro no guhora wibazwaho buri munsi, ariko hari n'ibyo udashobora gukora bikagutera igitinyiro. Rero ukwiye kubaho uko ubasha, ariko nanone ugomba guhitamo ibintu bike bihishe bituma abantu bakomeza kukwibazaho. Ikindi kandi, ugomba gukora ku kuntu ugaragara, the power of presence and appearance. Menya ko uburyo ugaragara ari wo mutungo wawe wa mbere. Rero ntugomba kugira umwambaro usanzwe nk'uw'abandi bose. Ugomba kwambara imyambaro itandukanye. Mu magambo make, ambara nk'umuntu ufite icyubahiro. Icyo ugomba kudasiga, ugomba kwigirira isuku, kandi ukanita ku buryo usa n'uburyo ugaragara, kuko nawe urabizi umuntu agira icyubahiro iyo koko abikwiye. Cyo ngira ngo mubwire muri aka kanya, wa mugabo wowe urimo kunyumva, nawe uteganya kuzaba umuntu w'umugabo, uzigere wemera kugaragara nk'umuntu udafite amafaranga cyangwa se utagira umurongo mu mibereho ye. Kiruta ibindi byose, uburyo uzabyitwaramo nibwo butumwa ukundwa cyangwa se ukangwa. Menya ko umuntu wubashywe avuga buhoro, ariko ijambo avuze rikagira imbaraga. Ikindi kandi, nanone umugabo ufite igitinyiro ntagomba guta umwanya avugana n'abantu bose. Muri make, agomba kuvugana n'abamufitiye akamaro.
ikindi kandi nk'umuntu w'umugabo icyo ukwiye kuzirikana ugomba kwiga kugira ijwi rikomeye kandi rigira icyizere. Gira imbaraga z'ubwenge mu mibanire n'abandi. Strategy shows influence. Umugabo wa nyawe agomba kumenya abaganira nabo, ntagomba kugira inshuti nyinshi zidafite icyo zunguye. Ubuzima bwawe ugomba guhora ufite aho uganisha ibiganiro byawe, muri make guhora uvuga ibifite agaciro. Umugabo ugomba kwiragiza intego z'ubusabane bwawe. Nimba uganira n'abantu ugomba guhitamo ibyo uvuga, ndetse ugomba guhitamo n'uburyo ubivugamo. Menya ko kandi amafaranga akunda abagabo badasanzwe. Ikindi uzirikane ko icyubahiro gikunda abagabo badasanzwe bafite imbaraga. Unamenye ko ubwenge bukunda abagabo bategura ikintu mbere yo kugikora. Nk'umugabo wa nyawe kandi ugomba kumenya ubwenge bwo gukorera amafaranga uburyo budasanzwe. Ariko si birahagije, ndakeka bidahagije. Menya ko amafaranga ari mu bitekerezo byawe no mu mutwe wawe mbere yo kuba mu bandi. Icyo udakwiye kureka gutekereza, ugomba kubanza gutekereza uburyo ugiye gukoreramo amafaranga, kandi ntiwibagirwe ko amafaranga akururwa n'ubwenge, si mu mvune. Jya ushaka amahirwe atandukanye, unige gutanga serivisi, ndetse serivisi zidasanzwe. Icyo ugomba gukora, ugomba gushyira amafaranga yawe mu bintu bifite inyungu ndende. Ijambo ry'ubwenge ukwiye gukurikiza. Iyo ukunda amafaranga araguhunga, ariko iyo ukunda ubwenge amafaranga aragusanga. Nimba kandi ukirimo kunyumva, menya uburyo uhabwa icyubahiro n'igitsina gore. Rero nimba ukunda icyubahiro kandi ugishaka, ntugashimisha abagore, ahubwo ugomba kureka abo bagore akaba ari bo bakugendaho. Mu yandi magambo, umugabo ushaka icyubahiro kandi wubashywe ntabwo yiruka mu bagore, ahubwo abagore bagorwa no kumubona. Icyo ugomba gukora, ugomba gushyira umwanya wa mbere imishinga yawe n'ibikorwa byawe ndetse n'iterambere ryawe. Gira indangagaciro zituma baguha icyubahiro. Uzigera ugira icyo ushaka ku bagore, ahubwo abo bagore ugomba gutuma hari icyo bashakisha kuri wowe. Ugomba kumenya nugira intego mu buzima bwawe, uzahora ushakishwa cyangwa se wifuzwa n'abatari bake barimo n'abo bagore. Icyo ugomba kumenya kandi ukaba wakura muri ibi ni uko abagabo bafite igitinyiro batarwanira abagore, ahubwo usanga abo bagore aribo barwanira abo bagabo. Nk'umuntu wanjye kandi reka nizere ko uyu munsi utangiye inzira y'ubugabo bw'icyubahiro. Wowe icyo ukeneye muri kano kanya ni ukugira amafaranga, igitinyiro, icyubahiro n'indangagaciro n'ubuzima bwiza bufite intego. Ikindi kandi nta muntu uzaguha icyubahiro nimba utakiyesheje. Nta muntu n'umwe uzaguha amafaranga nudahaguruka ngo uyashake. Nimba kandi ushaka impinduka zirimo n'ibyo twavuze, tangira uyu munsi. Kandi niba ushaka kuba witigeze uba mbere, uri ibyo utari warigeze ukora na mbere hose. Nimba wumvise neza ibyo twaganiriye, nizere yuko igisigaye ari ugushyira mu bikorwa. Hagati aho ngaho reka ngira ko nkwibariza, ese witeguye kuba umugabo utamenyerwa, ufite icyubahiro n'amafaranga kandi utinywa? Ese witeguye kuba umugabo ufite indangagaciro? Reka nizere ko ibyo byose ubyiteguye kandi utangiye inzira igana ku gukomera, ukaba umuntu w'umugabo ufite byose nkenerwa mu buzima. Nagushima aho twabanye muri kino kiganiro. Wibutsa niba kino kiganiro kikuryoheye, ugomba kugisharinga kuri bagenzi bawe, ugakora subscribe niba utari wayikora, tukarushaho kubaka umuryango wa channel yanyu 2MC Mama y'ubwenge.